Reka nongere mbasuze cyane rero mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika, batwumva muri ku mugabane w'Uburayi, ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Amerika, ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Aziya. Reka mbifurize kugubwa neza, mboneno kandi kubaha ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu. Tukaba rero turi tariki 22 z'ukwezi kwa 11, turi mu mwaka w'2024. Turazindutsira muri iki gitondo kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho. Mwabibonye no naje mu buryo bwa video, nkaba rero mu by'ukuri muri studio ndi njyenyine, gusa ariko impamvu nje mu buryo bwa video kandi nkaba nje ndi njyenyine nuko hari ibyo nifuza kugira ngo mbasobanurire, ariko n'ubundi ibisanzwe akari bigendanye n'imirwano iri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iyi ntambara irimo guhanganisha M23 ndetse na FARDC n'abambari bayo. Impamvu rero nyamukuru ndagira ngo duce impaka ku bimaze iminsi biri kuvugwa kuri iri fatwa ry'uyu mujyi wa Goma. Ni umujyi wa Goma umaze iminsi rwose urimo cyangwa se harimo icyitwa akaduruvayo, bivugwa ko ngo M23 yaba igiye kwinjira muri uyu mujyi wa Goma. Ndagira ngo nze kugenda mbaha icyitwa detail, nkoresha n'ibimenyetso. Ariyo mpamvu nifuza ngo mwebwe tugiye kubana ntimujye kure. Mu by'ukuri nuhumbye urahomba, kuko ndashaka kugenda ngusobanura akantu ku kandi, hanyuma ariko nyuma yaho turi buze no gusimbukira no mu bindi bice bigiye bitandukanye, aho turi buze kwerekera muri teritwari ya Walikare, nayo ni teritwari maze iminsi iri kuvugwamo imirwano. Tuze gusimbukira muri Rucuro, naho hakaba ndetse ku munsi w'ejo nabwo umuriro wakaga. Hanyuma tuze kureba hano muri Nyiragongo, teritwari ya Nyiragongo ibarizwamo uyu mujyi wa Goma, turebe ndetse na Masisi, tutibagiwe na teritwari ya Rubero. Aho hose rero tukaba tugiye kugenda tuhaganira muri iki gitondo. Icyo nakubwira cyo, we turi kumwe cyangwa se turi kubana muri iki gitondo, ndaza kukugezaho amakuru kandi ari buze kugenda akuryohera. By'umwihariko ngiye kwibanda muri uyu mujyi wa Goma, ngiye guca impaka kuri uyu mujyi wa Goma. Ndaje mbabwire uburyo ki impunzi ziri hano mu by'ukuri muri uyu mujyi wa Goma ziri kurira amarira yo kwarika. Ndaje mbabwire ingabo z'Abarundi zari zimaze iminsi ziri gutabaza zivuga ziti nyaboneka nimudufashe tujye kurwana muri Walikare. Ubu tuvugana bamaze kubyemererwa. Ndaje ngaruke kuri uyu muryango wa Sadeke muri bwa butumwa bwabo bise ngo ni Samidiarasi. Aba nabo bamaze kongera ubutumwa. Ese n'iki ubundi bamariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ese n'iki twavuga ngo bafashije izi ngabo za FARDC? Ni byinshi tugiye kugarukaho. Uwitwa Ndaruhutse Domi na semusi yiwe bifashe bamanura ikintu cyitwa iretere iremere cyane ya kasamutwe. Vugira uti ya kasamutwe. Iyo retere ndaje nonye garukeho. Nakubwiye nti iki gitondo ni igitondo kidasanzwe, niyo mpamvu nzindutse rwose ndi hano ndi njyenyine muri studio. Ndavuga nti reka nitereke ubundi nze mbagezaho amakuru. Ndabizi ko abantu benshi muri baza muti ese kapiteni ari he? Nawe muraza kubona mu masaha ari imbere hano kuri Jeune Official, ariko ku rundi ruhande nawe mu kanya gato nagera muri studio ari buze gutanga update kuri Face TV1, aho nahandi mushobora kwa mwamusanga. Ariko munyemere duce impaka. Ese uyu mujyi wa Goma bimeze bite? Amakuru ngiye kubagezaho muri iki gitondo atandukanye none abagezagaho, cyangwa se no mwigeze mwumva handi mu bigendanye n'uyu mujyi wa Goma. Tudatinze rero munyemere tubanze rwose dutangire cyangwa se twinjire mu kiganiro, tuve mu mfunyamfunyi. Ni ikiganiro nifuza ko nibura kiri bumare igihe kingana n'iminota 50, ishobora kurengaho bitewe nuko na makuru menshi cyane, kandi nizera rwose ko ari buze kugenda akunogera. Ariko tudatinze cyangwa se mbere uko twinjiramo, kuko n'ubundi byose birazisa naho birimo birajyana, naje mbabwira ibya Makenga Sultani, Jeune Sultani Makenga muri Rucuro ku munsi w'ejo yiriwe muri za Rucuro. Ni byinshi mbese. Donc muri aya masaha ndakubwiza ukuri, icyo usabwa gusa nuko nteza umwanya ukirinda guhumbya, kuko nuhumbye urahomba.
Shalom ni CK Clapton Kibonge muri Golden K Technology. Uyu munsi nanjye ngiye gutanga ibihembo ni byinshi, buri munsi babahereza biba bitandukanye, ariko uyu munsi igihembo nyamukuru ni smart watch. Tubibutse ko ubundi dutanga ibihembo bitandukanye birimo ama ekuteri, iPhone 11 Pro Max, hakaba n'ama smart watch, hakaba hari ama laptop muri iyi nzu, hari ama ekuteri manini yo mu ndege n'ahandi hose, hakaba waberetse ama radio ya JBL n'ibintu bitandukanye. Ariko byose byo binzanye uyu munsi nje gutemba umunyamahirwe ugiye gutsindira smart watch. Uwo munyamahirwe yava he? Ni mu bantu badufollowinga kuri account yacu Instagram. Ngaba hano buri muntu imbere ye hari nimero, mukanya ngiye zunguza udupapuro inimero iri buhure n'umuntu hano arabatsindiye igihembo cy'uyu munsi aricyo smart watch, ku buryo ajya yitabira. Aro umeze mutese, reka turebe uwo muntu. Ninde utsindiye smart watch? Ni nani? Who is this one? N'uyu nguyu. Iyo ninde rani kangahera? 16 ngo uyu hano yitwa Aimable champion koko 16 atsindiye smart watch. Ngiyi smart watch ya Aimable imeze bitru wiyumva gute? Tugiye guhita tukwandikira muri message, hanyuma nawe udusubize. Uhawe icyumweru kimwe kuba wadusubije ubutumwa bwacu ukagezwaho igihembo cyawe. Nutinda ubwo icyumweru gitaha turagihereza undi muntu, ariko twe tubereye hano ku bwanyu. Golden K Technology, ibihembo biri hano biratandukanye, nakubwiye birahari, bizare iPhone, hari amaradiyo, hari laptop, tuzajye tubahemba buri munsi. Icyo usabwa ni iki rero? Kora follow, bwira mugenzi wawe akore follow. Ngiye kukugezaho icyitwa amakuru akomeye cyane. Hanyuma fata agakayi rero unyandikira aka kantu. Ubu tuvugana ku munsi w'ejo muri bwa buvugizi bwa Jeune Official, ngira ngo murabizi ko nitwe abantu ba mbere rwose dusanzwe dutabariza abaturage baba hano muri uyu mujyi wa Goma, abari muri eneo za FARDC, abari muri eneo za M23, nitwe dusanzwe tubatabariza abafite ibibazo, mu by'ukuri tukabitabaza cyangwa se tukabivuga, hanyuma inzego zikabikurikirana. Nyuma yuko twagiye twigeze gutabariza wa musirikare ufite ipeti rya kapiteni wari ufungiwe hano i Goma, arimo arahohoterwa, bravo, kuko twumvishe ko yafunguwe. Hari umudamu wari washimuswe na FDLR hano muri Rucuro atwaye karibira, imodoka yitwaga ngo ni Starbeck guturuka muri Kenya. Uyu baramurekuye, niba ntibeshe yitwa Florence. Uyu mugoroba rero donc muri iki gitondo rero ndaje mbabwira ndi makuru angezo mu masaha y'umugoroba. Abandi bantu bansabye rwose ko nza kugaruka cyangwa se nkaza kuba babwira, nkaza kubatabariza nabo tukareba icyaza gukorwa. Nitugera muri umujyi wa Goma ndaza kubabwira ko niyibizi Martin, ifoto y'ubwo no ndaza kuyibereka, ndaza kwishyiraho muraza kuyibona. Uyu ni umusore uvuka hano mu Rwanda, akavuka hano ngo donc ngavuka hano hitwa za Mahoko, akaba mu by'ukuri nkuko nubundi iyi mbone cyangwa se uyu muntu yabimpaye amakuru. Uyu muntu s'il vous plaît rwose birashoboka ko ari no mu kunyumva, yambwiye ko ngo ari umwe mu basirikare ba FARDC wabonye ngako karengane kari gukorerwa ngo umuvandimwe we ngo mu bwoko bw'abatutsi. Ngenda bivuga uko biri, kuko n'ifoto yayimpe muraza kuyibona, kuko no mu bwoko bw'abatutsi nkuko yabivuze, ndimo ndakotinga. Ariko nje ntago nizeye ko ari umusirikare wa FARDC, ahubwo natekereje ko ari umuzarendo pe, kuko uburyo cyambwiye ngo uyu muntu ngo ashobora kujyanwa kuri gereza y'Amakara, kandi ngo yagezeho bya bindi mubaje gereza ashobora kuba afungiwemo hano i Goma, ambwira ko ngo afungiwe ahantu hatazwi, afunzwe n'abazarendo. Nese mvugane ni bya bindi bya kidnapping byo gushimuta bashaka amafaranga. Ntabwo nigeze nongera kumubona kuri telefone ngo musabe nibura na nimero famille yamubonaho, ariko umuryango abantu muzi uyu musore witwa ngo Niyibizi Martin uvuka hano za Mahoko ngo yafatiwe i Goma. Uyu baramuhambiriye, afitwe n'abazarendo, kandi ngiyo bagusaba hari ibyo bakwifuzamo bakabibura, bahita bagushyira mu maboko
ya FARDC bakagira n'ibiraporo bakugerekaho, byaba ngombwa rwose bakabana gufunga bakakujyana iyo za makara, iyo wagezeho biba ari ibindi urumva ni kumukurikirana ahantu uri butege n'indege n'iki byose ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo namutanze cyangwa se ubwiye inkuru ndayivuze, reka doke n'agafoto ngashyireho, ubwo tunete tuyivaho. Iyi nkuru munyemerere ihite twinjiza muri uyu mujyi wa Goma. Iyi nkuru munyemerere ihite twinjiza muri uyu mujyi wa Goma. Nababwiye ni muri iki gitondo ngiye kubagezaho amakuru yo muri uyu mujyi wa Goma. Tugaruke ku ifatwa rimaze iminsi riri kuvugwa ry'uyu mujyi wa Goma. Ni umujyi wa Goma ku munsi tariki 20 nibwo nagiye mbona ibinyamakuru byongera kwibutsa ko itariki 20 z'ukwezi kwa 11 muri 2012 gutyo ushira na gatatu gutyo ngo M23 ngo nibwo yafashe umujyi wa Goma. Avuga ati se mu by'ukuri ibi bintu barimo barabyibutsa kubera iki? Nyamara ngo FARDC bari bagize ubwoba bazi ngo M23 yongeye kurindirira tariki ko nizongera gufata mu mujyi wa Goma, dore ko mu by'ukuri mbere yuko wenda iyi tariki igera murabyibuka uyu mujyi wa Goma ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'icisha FARDC ndetse n'abambari bayo ntari buze kurondogora tumaze igihe tuvuga muzi mwese, bagiye bo ubwabo rwose bandika amatangazo akomeye cyane bakavuga ko ngo bakurikije deployment ziri gukorwa na M23 abasirikare bari kugenda badeployinga banariforcinga mu bice bigiye bitandukanye, aho bavuga ko ngo ku kigo cya Rumangabo bari kuharunda ingabo nyinshi cyane ngo ziteguye kumanuka zigafata Sake ndetse na Goma. Ibi byose byari ibimenyetso byagaragazaga ko bafite ubwoba ndetse ubwoba bwo ku rwego ruri hejuru. Hanyuma rero ntabwo ari ibi gusa, baratangiye barasesengura avuga bati M23 ngo yiyemeje kuzafata umujyi wa Goma mbere yuko Donald Trump perezida wa Repubulika cyangwa se ugiye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arashyira. Ibi byose byari ibimenyetso byagaragazaga ko bafite ubwoba bukomeye cyane. Barangije rero bavuga byinshi byagiye bibaho bikomeye cyane, ariko mu by'ukuri nibahumura ibyo bifuza ngo M23 ngo izafata ngo yenda gufata umujyi wa Goma. Akira ngo bamenyeshe ko n'ubundi ari ibintu bigomba kuzabaho, keretse niba M23 irimo kurwana idafite intego nyine yo kugira ibyo ikora, cyangwa se mu by'ukuri yo kuba yagerageza kugira ngo irengere abaturage. Niba rero M23 yaraje cyangwa se arayibubuye intwaro ihere hano muri Kivu Amajyaruguru ishaka kurengera cyangwa se kuvuganira abaturage, ndahamya neza ntashidikana ko mu by'ukuri birashoboka cyane kuba vuba rwose umujyi wa Goma ishobora kuza kuba naho yahagera bitewe n'ibimaze iminsi biri kuhabera bikomeye cyane, n'ibyo ngira ngo nanabagarukireho. Ubu tuvugana mu mujyi wa Goma bakubwira ko urimo inkambi nyinshi cyane zizengurutse uyu mujyi wa Goma. Izi nkambi ntago ndibuze kuzigarukaho kuko bakubwira ko hari Rusayo ya mbere, Rusayo ya kabiri, Rusayo ya gatatu. Izi zose ni inkambi. Hakabaho inkambi ya Burengo, hakabaho inkambi ya Kanyarucinya, donc ni inkambi nyinshi cyane ziri aha hantu. Ariko ndagira ngo by'umwihariko tubanze twibande kuri iyi nkambi yitwa ngo ni Samusamu. Samusamu iyi nkambi ngo ikaba iherereye hano za Mugunga. Impamvu iyi nkambi igira ngo tuyigarukeho nuko iyi nkambi FARDC yateguye kuhakorera igikorwa navuga ngo nicyo ubwirinzi bugomba kubafasha ngo kwirinda ibitero bya M23 bavuga ko ngo bigomba kuba biza gufata uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake. Iyi nkambi yitwa ngo ni Samusamu iri hano hafi na za Mugunga. Bakubwira ko ngo ari inkambi iri hafi n'umusozi ukomeye cyane cyangwa se umusozi muremure uri strategique, kuko bakubwira ko uyu mujyi wa Goma ngo urimo imisozi ibiri, umusozi uri ahitwa Sesereka ndetse na hano Mugunga.
aha Mugunga rero ubwo nahanga Samusamu bakubwira ko ngo hari umusozi munini cyane. Uyu musozi bakubwira ko ngo wirirwa abanyamasengesho babandi basenga cyangwa se bihaye igihe bafata ibihe bari gutabaza, nubwo haba harimo n'abatubuzi, ntabwo nabyo turi buze kubirengaho, ariko ntihabura wenda n'abavuga ukuri. Ariko icyo nshatse kuvuga ni iki, nuko uyu musozi FARDC ngo bamaze gutegura imbunda ikomeye cyane bagomba kuza gushyira kuri uyu musozi bitewe nuko uri strategique. Ni umusozi iyo urimo ngo uba ureba Goma neza cyane, ni umusozi iyo uwurimo uba ureba neza Rubavu yose, uba uyireba, uba ukontora muri iki kibaya cya Nyiragongo, Masisi uba uyireba rwose nk'ureba iruhande rwawe. Donc ni umusozi uri strategique byo ku rwego rwo hejuru. Gusa ariko ni umusozi utavuga ko FARDC kuwuterekaho imbunda byakanga M23, kuko twagiye tubona FARDC bagira imisozi iri strategique ariko tugashiduka tubona M23 yibakuramo. Haravaho umusozi wa Gishwa, havuga Rubari, havuga Buguri, havuga umusozi wa Muremure, havuga umusozi wa Mushaki n'indi misozi myinshi cyane ntabasha kuvuga kuko ni myinshi cyane. Aha rero muri uyu musozi ngo bagiye kwashyira imbunda ikomeye cyane. Iyi mbunda rwose ngo bakaba bayihawe n'Abanya-Israel cyangwa se yaturutse muri Israel, ikaba ari imbunda ngo y'ubwirinzi igomba kurinda uyu mujyi wa Goma, igomba kuba yatanga musahada igihe M23 yabiturutse muri ibice yatatse yinjiye muri uyu mujyi wa Goma. Ni imbunda rero mu by'ukuri ngo inareba neza hano muri Rubavu, abavuga bati umunsi byakaze ngo naho rwose kuharasa igihe haturuka umwanzi ngo bazaharasa. Iyo mbunda rero mu by'ukuri bamaze kuyitegura, anytime bashobora kuza kuyisara ahangaha, urumva ko tuba twamaze guseseramo indani. Hanyuma rero mu by'ukuri ikindi kintu ngira ngo tugaruke muri umujyi wa Goma nifuza no kugira ngo tugitindeho, nava ngo ni n'impuruza kijye no guhita kinyinjiza mu rindi tangazo ngira ngo nze kugarukaho. Ngira ngo iri tangazo mpita nanarigarukaho nanatanga impuruza. Ni inkuru iri kuvuga ko aba FDLR benshi cyane. First of all, reka tubanze tubwire M23 ngo bravo, kuko ibi inkuru ngiye gutangaza ni nk'ibimenyetso simusiga bigaragaza ko M23 mu bice irimo kurwanamo by'umwihariko muri aya materitwari irimo kugenda itsinda. Impamvu nyamukuru ibi bintu mbivuze ni iyihe? Mfite amakuru ko aba FDLR benshi cyane bari kuva muri teritwari ya Rucuro, teritwari ya Masisi, bakava muri teritwari ya Rubero bakamanukana nyine na za Warikari hose bakamanuka, bakishorera rwose bakitereka mpaka bageze muri umujyi wa Goma. Bagera muri umujyi wa Goma bagahita bajya muri izi nkambi ziri ahangaha nyine mu rwego doke bari guhunga bakaza muri izi nkambi. Gusa ariko impamvu iyi nkuru nyigarutseho nuko tuzi ko aho FDLR igeze, ubanza niyo wabageza mu ijoro bashobora gutezaho ikibazo, kuko ahantu hose bageze ntabwo bajya bagenzurwa na kamwe bateza ibibazo. Ndagira ngo mbabwire ko hano bavuga ko ngo abenshi bari kwibanda hehe hano muri iyi nkambi ya Kanyarucinya, aho ngo bari kwambuka baturutse mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari zigiye zitandukanye, barangiza bakaza bitwaje carte d'Arurema, barangiza none bakinjira mu by'ukuri muri izi nkambi. Ubwo ikigomba gukurikiraho nta kiri nuko bagomba gutangira guhohotera abaturage, usibye ko bakihagazeho, ariko nubwo bihagaze abazarendo bo turabizi n'ubundi basanzwe ibikorwa babikora. Ubwo baratangira gufatanya n'abazarendo. Mbere yo kuro tujya ku yindi inkuru mbafitiye muri aya masaha, ngira ngo tubanze tugarukeho
nuko M23 twaje kumenya ko ifite abantu bari gukorana nayo kuri aya mabariyeri yabo ngo babe bafite amakuru menshi cyane cyangwa se icyitwa ubumenyi, donc ni amakuru bitewe nuko baba barabanye cyane cyane n'izi FDLR, bari gufatanya nabo rero ku mabariyeri bari gushyira hano muri za mu bice bigiye bitandukanye, none bakagenda bakurikira buri muntu wese utambutse aho ngaho, uwo babonye bamuzi bakamutungira urutoki agafungwa. Ariko amakuru twaje kumenya, ariyo mpamvu tunasaba M23 gukurikirana abantu bose bari gufatwa kugira ngo baze gushiramo ubushishozi, nuko aba bantu bari gushyirwaho uwo bazi mu by'ukuri bari bafitanye ibibazo, bari kugira batya rwose bakabamutanga agafatwa bamugerekaho bidose cyangwa se bamuziza ubusa. Aha rero ndimo ndatanga alert cyangwa se impuruza yanjye rero ikabigira iti first of all, kugira ngo manze mbemeze ko ibi bintu amakuru mba mfite ariyo, nuko ari amakuru mba nayakuye ku muntu wanjye uri hano i Goma, amaze igihe kitari gitoherekeza muri izi teritwari by'umwihariko nka za Rucuro. Aba FDLR bahuriragayo nabo muri iriya minsi yashize, muri ari amezi yashize, bamwishyuza kuri za bariyeri, kiriya gihe guverinoma bice bimwe na bimwe ikibirimo, bo bose asigaye akubitana na hano i Goma, nabo barahunze nyine baraje bakaza bakanirwa hano muri izi nkambi, donc babirwa batembera mu mujyi wa Goma bagahunga bagataha muri izi nkambi. Urumva ko amakuru yose abagenda tugeraho, drone zacu zazigenda ziyatworoganiriza, ziyaduha gatanu kuri kagenzi kako. Hano rero mu by'ukuri nakiriye ubutumwa cyangwa se nakiriwe icyo bita alerte. Ni umusore rero mu by'ukuri wafashwe, ariko akaba yarafashwe mu buryo twakwita ngo ni nk'akagambane. Akaba yarafashwe yambutsa ibicuruzwa, aho umutaramu cyangwa se umuvandimwe ambwira ati ajya kunsobanura ubwansobanuraga iki kibazo, yambwiye ati hari umugore wari ufite depo yo gushyiramo ibiribwa, hanyuma none ngo murumuna we w'umumotari yakoreraga uwo mugore, uwo mugore ngo agapakiza imyaka, none uwo musore akaba ari we uyijyana. Hanyuma rero uyu musore ngo aherutse kugambanirwa n'uwo bakwita ngo ni cyangwa se nka mwene wabo. Nyuma yo kumugambanira aza gufatirwa ku mupaka, hanyuma ngo bamaze iminsi M23 baramutwaye kumufunga bamukoreraho iperereza, ariko ngo ntabwo baramurenganura ngo abe yataha. Ariko ngo akaba yaragambaniwe na mwene wabo, uyu mwene wabo ngo akaba yaramaze kujoininga muri M23, ariko bakaba bafite n'ibindi bapfaga mu miryango. Urumva ko mu by'ukuri yabonye hamuvugirira ate amukandira. Amakuru mfite rwose akaba yagize atya, uwo musore ubu tuvugana ngo akaba afunzwe arimo arakurikiranwa, nk'uko amakuru arimo aragenda ngeraho. Ntabwo namenya ngo iperereza riri gukorwa riri gufata iki, gusa icyo nzi cyo niba ari umu FDLR M23 ifite uko igomba kumwigisha, asanga ari n'umwere bakamurekura agakomeza akazi ke. Mba ngira ngo ibintu byose rwose twebwe tugende rwose tubiha umurongo cyangwa se tubitanga kugira ngo byumvikane. Uyu musore akaba yitwa ngo ni Uwiringiye Bahati, yitwa Uwiringiye Bahati Nzanana, niyo mazina ye. Rero ntekereza ko ndabizi ko abo muri M23 baba batwumva. Uyu musore witwa Nzanana
bahati rwose mwakurikirana neza mukareba niba uwo muntu rwose wamutanze koko batafitanye isano n'icyo bapfa, hanyuma ibintu bikagenda neza. Hanyuma tuve muri ibi ngibi rero duhita tujya no mu yandi makuru. Tujye mu yandi makuru. Gato cyane duhita twinjira, sinzi niba twahita tujya mu makuru ya update tukigira mu bijyanye n'imirwano yabaye ku munsi w'ejo, dore ko imirwano ikomeye yabereye hano muri Rucuro, cyangwa niba turi bukomereze mu makuru agezweho cyangwa se y'ibiri kuba. Ariko nifuza ko mbere uko twinjira muri iyi nkuru y'Abarundi babonye ibyo bifuzaga, twabanza tukajya muri zi update, tukajya mu bigendanye n'imirwano. Niko nge ndimo ndabibona, kuko nababwiye nti muri iki gitondo mbafite amakuru menshi cyane. Reka aba ariko tubigenza, turebe imirwano yabaye ku munsi w'ejo yari iteye ite. Reka ariyo tureba ibigendanye n'imirwano bimeze bite. Ku munsi w'ejo rero imirwano yabaye ikaba ari imirwano yabereye muri Rucuro, kugira ngo nene bababwiye ko mu by'ukuri M23 yajyanye musahada ndetse n'ibikoresho ahantu bita muri Butare. Aha niho M23 cyangwa se navuga ngo FDL ndetse na za Wazalendo bari bamaze iminsi barajogoroje abaturage, baratumye abaturage bahunga. Amakuru rero akangeraho yarayangezeho nimugoroba, yambwiraga ko ku munsi w'ejo ahantu bita ngo ni Buhambi, iyi Buhambi ibarizwa muri Goropoma ya Tongo muri lokalite ya Butarongora, niho ahangaha cyangwa se aka gace nimwo kabarizwa. Ikaba ihanye imbibi naho bita muri Butare. Urumva ko ni nta Butare n'ahangaho byose biregeranye. Akaba rero ngo ari hirya y'ahantu bita Bambo cyangwa se Bambo. Urumva ko aka gace na gace n'ubundi twavuga ko ari muri kara gace ka Gatare. Ku munsi w'ejo niho habereye imirwano ikomeye cyane. Iyi ni imirwano makuru namenye bite nuko ngo iyi mirwano ngo FDL ngo zagize gutya ngo zijya gutega M23 aho ngaho. Habereye urugamba rushobora kuba rwamaze hafi amasaha 3 ruri kuba, aho ndetse ngo hari n'abaturage bari baje muri iyo mirima, kuko hari imirima ndetse hakaba n'intoki. Hariyo mpamvu izo za FDL ngo zagiye kwategera M23 baharwaniye. Ariko kwa kundi nyine ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi biraharenganira, hari abaturage ngo bari bagiye mu mirima nyine kwishakira amayisha. Bamwe muri bo bakaba bagiye bahura na bari peridi, bahita bajyanwa nyine mu bitaro bya za Murimbi, abandi bajyanwa mu by'ukuri muri za Rucuro, abakomeretse bahuye n'amasasu ari bari peridi. Ariko namenye ko ngo hanaguye abaturage bagera kuri 3. Urumva abantu barwaniraga nyine nuko nyine byari bimeze. Mfite amakuru ko FDL zahaguye ari FDL zigera kuri 6 cyangwa se 6. Urumva ko n'urugamba rwari imberenge cyangwa se rwa rugamba rukomeye cyane. Amakuru akavuga ko mu by'ukuri ibintu bitari buze koroha aha hantu n'aka na gato. Usibye rero mu by'ukuri kuba aha hantu habereye imirwano, ndagira ngo mbabwire ko iyitwa semusi akarongo cyangwa se ba FDP ku munsi w'ejo bagize gutya bamanura itangazo riremereye cyane cyangwa se rikomeye cyane. Iri tangazo rikaba ari itangazo rishinja M23, ariko wibuke ko hano ho iyo bagiye kwandika cyangwa se izi FDL yo zigiye kwandika itangazo, ni ibyange sobanujwe nyine n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Already baba bagomba batongeho ngo ba cyangwa se akarongo RDF, ntago bavuga rwose ko hari icyo bakoze. Bagomba gushyira ako kantu nyine kugira ngo kuko kumva ko batsinzwe na M23 ubanze bababaza cyangwa se bakumva ko byabigayitse. Ariyo mpamvu bafashe icyemezo cyo gufata urubuga, baravuga bati reka tudushireho n'urubuga tuvuge ko n'u Rwanda ruriyo. None bakaba baramaze gushiraho rwose ngo n'igisirikare cya Uganda UPDF. Ariko UPDF wenda banayivuze wenda bo
turabizi ko n'ubundi baba muri Kongo muri bwa butumwa bwa Shuja, operation Shuja, ariko buriya sinzi ukuntu rwose bajya bazana ukumva bashizemo n'u Rwanda, ariko ni ibintu tumaze kumenyera, yaba umunyamakuru wari wese, yaba ubuyobozi bw'igihugu bumaze kwimenyera, twarabyakiye byabaye nk'umugani gusa, ariko ni ibintu batigeze babonera ibimenyetso. So rero banditse itangazo ku munsi w'ejo, rikaba ari itangazo ryanditswe rwose na CMC, aho rivuga ko ubwo turacyari hano, ndagira ngo tubimanukane n'ibyo muri Rucuro, ndagira ngo tubimanukane tuvireyo rimwe. Baravuga ko ngo M23 ikomeje guhohotera abaturage mu duce ngiye kugenda babwira, ngo aho bari kubima ibyo kurya ndetse rwose ngo bakababuza no kwishira bakizana, aho bari kuvuga ngo none ngo bari no kubategeka guhunga bakava muri ibyo bice ku mbaraga. Ibyo bice bari kuvuga ngo bari guhunga, bari kubaburizamo umutekano, bakabima n'ibyo kurya n'iki byose. Hanyuma abantu bita Bukombo, Sisa, Shonyi, Kizimba, Butare, Ruza, Katrevent, ahitwa ngo ni Kikomo, Bundase, Runga, Mashango ndetse na Binza. Aha rero ngo abaturage ngo M23 wayababuje ubuhumekero. Ndimo ndasoma iby'iri tangazo, aho rwose ngo abaturage ngo ntibishira bakizana. Ibyo ni byanditswe na Wazalendo. Mwibuke iyo tuvuze Wazalendo, umukongomani w'ukuri uramutse umwise Wazalendo, ndakurahiye mwana kwicana. Bitewe n'iki? Iri zina Wazalendo bararyanduje neza ryabaye umwanda. Kwita umuntu Wazalendo ni ukumutuka, ubaze n'ibyo byonyine. None iryo ni itangazo ryanditswe n'iki? N'Abazalendo. Ingingo ya kabiri bakavuga ngo aba baturage bo muri ibyo bice nari maze gusoma, bo muri Bukombo, Sisa, bibwe, mu by'ukuri akavuga ngo bari kubabwira ngo bahungire ahantu hitwa Kabizo. Ngo abaturage ngo ingingo ya kabiri kavuga ngo M23 iri kubategeka guhungira ahantu bita Kabizo, Birambizo, Kagando, Murimbi, Kicanga ndetse na Mweso. Donc ngo M23 muri bya bice abaturage bari muri ibyo bice twahoze tuvuga, ngo M23 ngo iri kubategeka guhungira muri ibyo bice nyine n'ubundi mvuze. Ngo ni ukubabuza uburenganzira bwabo, kandi nabo ngo bari biteguye ngo kubarinda, ngo basanzwe barinda umutekano wabo, kandi nabo ntibirinze murabizi. Bityo rero bakaba batabaje ku ngingo ya gatatu, batabaje umuryango wa Sadeke, bahuruza umuryango wa Monisco, bahuruza umuryango wa UN, baravuga bati M23 AFC abaturage, none bakanongera ngo ndetse na RDF na UPDF, ngo abaturage nyine ngo bawuje guhumeka, babujije n'iki byose. Urumva ko ni ibintu mu by'ukuri mo kugenda bafindafinda, ariko nuko hari ahantu M23 yararahira avuga iti ntabwo dushobora rwose gutuma bakomeza kuba bacaracara muri ibi bice, bakaba babuzerera aho bari bujyayo ngo bace nayo bamira. Ngira ngo nahoze mbabwira ko amwe ari guhunga bakava muri ibi bice bagahungira muri izi nkambi hano muri mujyi wa Goma, ahantu ubundi hari abadeplase niho barimo barahunga baza. Aha rero muri abadeplase cyangwa se tugarutse hano muri izi nkambi, nongere mbabwire ko namenye amakuru rwose ko n'abaturage batuye muri uyu mujyi wa Goma, kugira ngo mwumve ko Abazalendo babajujubije, barimo barava muri izi hano. Donc ngo birirwa muri uyu mujyi wa Goma nijoro, bagakwira bakava mu mujyi wa Goma bagahungira muri izi nkambi, cyangwa se bagataha muri izi nkambi ziri aha ngaha zirimo abadeplase hano mu nkengero za Goma, za Mugunga, za Rusayo, Kanyarucinya ndetse na za Burengo. Ngo nimwe bafitemo ibivera cyangwa se amashitingi, bagakemera bagasiga inzu zabo z'imiturirwa hano mu mujyi wa Goma, bagahungira hehe?
bagahungira bakarara muri izi nkambi mu rwego rwo kwirinda ko hari n'igihe ushobora kuba uturanye n'umuntu akaba yakugambanira bitewe n'icyo azi ufite. Abandi rero bakaba bari guhunga uwo mujyi wa Goma bakajya kurara muri izi nkambi bitewe n'ikibazo cy'inzara, kubera ko hari utuntu hajya babagenera, nabo rero akaba yakwigira muri izo nkambi. Abacuruza ntibagicuruza, baretse gucuruza kuko barajya gucuruza yagira ngo ashyize utuntu mu kaduka, abazarendo bakaba barakejeje. Kugira ngo ibi ni ibintu umuntu ashobora no kuvuga akaba yanatanga proof ko tujya tubona n'amavideo, kandi umuzarendo bashyizeho na kamera zikamufata arimo araza kwiba. Abazarendo bajujubije ibintu hariya, ndetse na FARDC igera hihinduka nk'abazarendo. Izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ishishasa, zaba igisirikare cy'urundi FDNB nabo bahinduka nk'abazarendo, FDL na abazarendo. Ibintu byariya byaradogeranye ndababwiza ukuri. Gusa iki gitondo tukaba twavuze tuti rwose turaza kugenda tubibasobanurira tubagezaho icyitwa idonido. Turacyafite iminota ni myinshi cyane, dufite iminota myinshi cyane, niyo mpamvu babwira nti turaza kugenda tuganira byinshi cyane. Ibi biciro nibyo byiriwemo imirwano ku munsi w'ejo. Ababwiye hanyuma iri rikaba ari itangazo ryatangajwe mu by'ukuri na CMC, ariko urumva ko n'ubundi ni bya bice biri kuberamo imirwano. M23 iri kubakindaguza, iri kubakocagura, babona bibayobeye nyine bagatangira gushyiraho amatangazo yo kwirwanaho kugira ngo barebe ko mu by'ukuri bahuruza. Ese uwabaza nk'ababaza rendo, ndabizi abenshi murimo munadukurikira cyangwa se n'abandi mudukurikira mukatama aka kantu mubambarize, ese ubundi abaza rendo muri gutabaza nk'abandi muri kiye gisirikare? Muri kiye gisirikare muri kurwana ku ruhe ruhande? Ninde wabatumye kurwana? Ubundi buriwe murumva amahanga yabumva ati usibye gutabaza nyine guverinoma yonyine, kandi nayo idafite icyo yabikora kuko byarabananiye. Urumva ninde murimo muratabaza usibye kumanika ingoho mugataha? Nta gisubizo. Nguko ngayo. Reka twikomereze rero kuko dufite amakuru menshi cyane, tugende tunacunguza uburyo umwete. Ndagira ngo munyemerere tugaruke kuri izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi cyangwa se z'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Iki gisirikare cy'u Burundi rero kikaba nacyo kiri muri bimwe rwose mu biyemeje gufasha FARDC mu guhangana na M23. Rero akaba arafashe uyu mwanzuro nyuma y'uko rwose ramaze igihe bari no mu gihugu cya Kongo. Murabyibuka ubwo bajyaga rwose mu butumwa bwa EAC, hanyuma biza kurangira bahindutse neva ahiba yemeye gufasha Gisekedi cyangwa se perezida wa Kongo mu kurwana na M23. Icyo gihe ingabo zimwe zirataha, izaba iza Kenya, iza Uganda, hanyuma mu by'ukuri ababo basigara, dore ko n'iza Sudani zaratashye ariko basigarayo. Kuva icyo gihe nibwo twatangiye kumva izina Umurundi hano muri ibi bice bigiye bitandukanye bishora mu muriro. Abagwa iyo ni benshi, ntabwo ndi buze kubigarukaho, gusa nuko byaje kugera nyuma bagacika amazi, aho nabo byagezeho batangira kubita cyangwa se bakabagereranya n'abazarendo. Ntabwo ari ibyo ngira ngo tugarukeho. Icyo ngira ngo tugarukeho ni iki? Nuko nyuma y'uko twamaze kumenya ko nabo bamaze kubona ko urugamba ntacyo bazarukuramo usibye kuhatakariza ubuzima, dore ko nibivamo perezida w'iki gihugu abirya wenyine, ubwo ndavuga Evariste Ndayishimiye, bafashe icyemezo nabo cyo kuvuga ngo tugomba kugira icyo twakura muri iki gihugu, dore ko ari igihugu bavuga ko kibamo zahabu ndetse n'utundi tumari tugiye dutandukanye. Aho twagiye tubona mu by'ukuri ukajya kubona ukabona bari kurwana, ariko ugasanga afite agakapu, buno bukapu buto bwo mu mugongo nta kintu kirimo, hari uvuga ngo nagera ku kamara aragashyiramo. Ndetse hari na batayo yigeze kuza ivuye mu Burundi, bamanukira kuri iki kibuga cy'indege i Goma, baza mu by'ukuri bitwaje utwo dukapu nibagiwe ukuntu bajya batwita mu Giswahili, dukapu n'intwibuka nzatubabwira.
uwo barashe bagasanga aragafite ariko nta kintu gusa, ariko ngo nuko bateganyije kuba badushyiramo imari, ariko imari barayibura. Baza gufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka noneho mu by'ukuri niba hari yabyanze imari buriya zarabuze, nyuma yo M23 yamenye ko n'izi sadeke n'icyo byose ari byo babatsitseho, ihita ifata icyemezo iravuga iti noneho kama mbaya n'ibinombe byose tugiye kubifunga. Bahita bakuramo Rubaya, zitwa za Soma Ikivu barafunga, ku buryo ibyo ari byabazanye umugambi yawuciyemo ibice. Ubu rero ahantu hagezweho bavuga ko rwose ngo hari n'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa zahabu, hagezweho n'ahantu bitwa muri Warikare, hakaba ari naho n'urugamba ruri kubera. Umurundi rero ngo akaba yisize insenda avuga ati uko byaba kose, bakaba barasabye bati natwe batureka ariyo tujya kurwana. Nyuma rero yuko mu by'ukuri Umurundi avuze ko yifuza kujya kurwana hariya, ni proposal bari batanze, ariko namenya amakuru ko mu by'ukuri ngo babemereye ko bajya kurwana hara muri Warikare, nyuma yuko ngo batanze proposal bavuga ko ngo mu by'ukuri bamenyere kurwanira mu mashyamba. Iyi akaba ari teritwari ibamo amashyamba. Karavuze ati rwose ibintu byo mu bikuye ubundi ntabwo ari ibintu byacu, mureke tujye kurwana hara muri Warikare ahantu hari ibishamba. Ariko bakaba bari gutsitsa kuki? Bari gutsitsa kubera ko hariya hantu bavuga ko ngo haba ibuye ry'agaciro. Babaye go ahead rero kubwira Gisekedi gushaka kujya ku rugamba, ukamwereka ko ari iby'urugamba, arakubwira ati kambaye mba rwose genda urwane. Ufite amakuru rero ko ngo yabarekwe rwose ati mugende mujye kurwana, ndetse kukubitiro ngo hagomba kuba hajyayo 1500 ba mbere, ariko kugira ngo bajyeyo harajyaho umugabo hasiba undi, kuko bo bazi ko ngo bagiye kuyora ibuye ry'agaciro harangwe haba zahabu nyinshi cyane, ngaho ushobora no kuba wagera mu nzu y'umuturage ngo ugasanga rwose nga yiseguye. Ubu nyine urumva bashyushye ntiwareba nguko uko bimeze. Gusa M23 nayo yiteguye kubakira, n'ubundi basanzwe bamenyeranye mu bijyanye, barahanganye henshi cyane hano muri za Masisi ndetse na Rucuro. Ibigiye kubaho nyine turaza kugenda tubimenya. Icyo usabwa ni ukubaho na natwe hano kuri Jeune Official, ubundi ugakanda kuri subscribe kugira ngo tuzajye tukwihera nyine uko ibintu biri kugenda, nta kundi. Hanyuma rero iyi nayo tuyivuyeho, reka dusimbukire mu by'ukuri kuri sadeke. Iyi ni sadeke rero ngira ngo tugarukeho. Iyi sadeke rwose, iyi sadeke ikaba yamaze kongera igihe kingana n'umwaka iri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri bwa butumwa bwabo n'ubundi bise ngo ni Sami DRC. Nk'uko n'ubundi bari bamaze umwaka, ariko navuga ko ari umwaka utarabagendekeye neza, kuko n'umwaka batakajeho abarwanyi benshi, n'umwaka bastragorinze. Tubona mu basirikare b'ibihugu bigiye bitandukanye harimo by'umwihariko South Africa baza kuri video bakavuga ko ngo mu by'ukuri ingabo za General Sultan Makenga zababujije amahoro, aho banamusabaga imbabazi n'ibiki byose. Aho twagiye tubona bavuga bati mu by'ukuri ntabwo turwanye n'umutwe, ahubwo turasa n'abahanganye n'ibihugu runaka, muduhe igihe kingana n'imyaka 2 twitegure. Bahuye n'akazi gakomeye cyane pe, bahuye n'akazi gakomeye. Ndabyibuka mbere yuko baza hano muri Kongo cyangwa se baza hano muri ubutumwa, hagiye havugwa byinshi cyane. Baje basimbuye umuryango wa EAC, nyamara wari waragerageje guhendahenda M23 ubasaba gusubira inyuma kugira ngo ko FARDC bongere basubirane ibice noneho bajye mu biganiro, biranga. Ahubwo bagafosinga ko iyi sadek iyi EAC yarwana na M23, iranga. Nyuma yo kwanga rero baravuga bati none niba mwanze sadeke n'ubundi niyo muri 2012 na 3 yadufashije, reka tugire gute, reka mu by'ukuri n'ubundi dufashe. Icyo gihe rero mu by'ukuri yaraje, ariko habanza kubaho ibiganiro byo gufenta M23 byabaye murabizi. Ubwo ndavuga igihe ikura M23 mu mujyi wa Goma, ejo bundi ho nyine baraje EAC iva mu bice byose baza babyinjiramo. FARDC bategerezaho umusaruro barawubura. Uri ngo maravuga ati twe turabarasa kinyamwuga nibaze.
ibihugu bimwe bitetwe nto twohereza abasirikare tuzajya tubaha imfashanyo ikenewe. South Africa, Malawi na Tanzania batetwe turajyayo, ariko ibyo bari bashaka niki nabyo byari bibajyanye ni bya bintu biri muri bwa butaka. Ariyo mpamvu ya 23 ise none ifungira danangira kinombishiraho urutare kugira ngo hakandagire byonyine. Niyo waza wigize akagorori cyangwa se wigize ibiye, iyo biye bararimena, ibiye barimenesha Kinubi, ibaza ibiye kuri menesha Kinubi. Urumva ko ntago byoroshye hari ahantu nk'abantu yarahafunze irabana kugeza ubwo nabwo ubutumwa bwamaze kubasema, kuko bumva ko ngo nibamara gusunika ya 23 bakafata nko muri ibyo bice byose bibuye ry'agaciro, ibintu bizahita bihura. Bazaba barimo gucukura kidogo kidogo, bageze mu kibaya badonzeho biranga, bazamura drone biranga, bagira bate biranga, batoya timuduhe imyaka 2 tubanze tujye kwiga ku rugamba, twasanzeyo 23 twarayibesheho. Kishi twagiye tubivugaho. Hanyuma rero amakuru avuga ko mu by'ukuri witwa Kisekedi Chilombo mu by'ukuri ndetse n'umuryango wa SADC barice baraterana, bamaze iminsi rwose bateraniye, byabaye mu minsi 2 ishize bateraniye ahantu bita Iharare, ahari ngo ni muri Zimbabwe, niho bateraniye inama y'umuryango wa SADC. Hanyuma barareba ngo barangije bubiha iyindi manda y'umwaka, akaro barasabaga rwose ibihugu bigiye bitandukanye ngo ko byabafasha bikabaha inkunga cyangwa se nabyo bikaza bigafatanya nkuko umuryango rwose ubivuga, ariko bakavuga bati muzatubwire tubafashe ibindi. Ubwo ndavuga ibindi bihugu bitaraha muri Kongo, biti muzavuge tubafashe ibindi, mwadusaba inkunga y'amafaranga, mwadusaba inkunga y'ibikoresho, icyo muzadusaba tuzakibaha, ariko muvanemo ibyo kwa twakohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impamvu nyamukuru bavuga bati no turi buze kohereza y'ingabo n'ibyaha bigiye bitandukanye byagiye bikorerwa hano mu by'ukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigenda bikorerwa hariya, babona ko anytime bishobora kuzandikwa kuri izi ngabo ziri hariya, kuko bikorerwa n'ubundi muri eneo zirimo ndetse nabo bakanabishinjwa kuba babikoraho. Baro baravuze bati twe ntabwo turi abo ngabo, baravuga bati akuna ibyo birarangira. Hanyuma rero amakuru yemeza ko rwose bamaze kugaruka, bongeye ubutumwa nyine bw'umwaka. Hanyuma ibyo bihugu babisabye kuba byakohereza y'ingabo birahakana, biravuga biti ntibishoboka. Ikirenze kuri icyo rero mu by'ukuri baravuga bati tuzajya tubaha intwaro, ariho banahise ngo rwose babahango n'ibifaru. Ibihugu bimwe byagiye bibyemera Kongo ibifaru, hari byagiye bivuga biti rwose n'indege nimuzishaka tuzazibaha, ariko iki gikoresho n'ubundi iyo bije naha bikagira ikibazo barabyishurwa. Urumva ni nk'ubutumwa bigomba kuba bijyamo. Navuga ko aha hantu ibintu biri ahanga rwose ni ibintu bidasanzwe, ubutumwa rukaba bwamaze kongerwa. Hanyuma indi nkuru rero ibe minota ingahe? Ndagira ngo nshunguze uburyo umwete 45. Iminota 5 isigaye rero kugira ngo twihute cyane. 5 ni mike. Ubu ntabwo ndavuga hano muri pinguka nkubite none mbangura. Hanyuma no tukiri hano muri Warikare kugira ngo tunaviye duhita kuko tugiye gukoresha uburyo tugenda tunasoza hano muri Warikare. Amakuru rero yandi arimo aravugwayo nuko muri bice n'ubundi hari kubera we imirwano, ariko hakaba harimo no gusubiranwamo kwizingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa, aho bivugwa rero kuwitwa Guido Shimulahi ngo yanyereje ibikoresho bitari bike. Ni kwa kuno ngo babika ibikoresho mu mujyi, dore ko babitsa hano mu mujyi wa Pinga, ibindi babibika inyuma nyine nk'ibyo Musada. Barangije none ibyo ngibyo rero ngo nibyo byabuze, bakaba bari kubishinja Guido Shimulahi ndetse n'abasore be, aho bivuga ko ngo yabijyaniye mu by'ukuri Generali Jean Marie, akaba rero mu by'ukuri ari muri nkengero z'uyu teritwari ya Warikare ndetse na Masisi. Ubwo ari muri Masisi ariko mu nkengero cyangwa se aho ihana imbibi na Warikare. Rero Generali Jean Marie akaba nakorana n'uwitwa Generali Nyasi, arongo n'ibi bikoresho byarengeye, niko ari kugenda ashinjwa uyu mugabo nava ngo ni Generali mu by'ukuri Guido Shimulahi arimo arabishinjwa donko ibyo bikoresho.
ubwo rero ibi byose bikaba biri kuba ngo nyuma y'uko bavuga ko Guido ngo nawe arimo arihorera kuko ngo bibohereza ibiryo ndetse na vitamine ndetse n'ibiki byose hano kugira ngo bifashishe nk'abantu bari ku rugamba, ariko ngo abazarendo beho ntibagire ikintu babona, bityo rero ngo akaba ngo ariyo mpamvu nayo yaragize umujinya akanyuruza ibyo bikoresho. Iyo nkuru nyivuyeho ntabwo ndibuze kwigarukaho. Hanyuma ubwo munyemere mbabwire ko indi nkuru nk'uko nabasezeranyije, General Sultan Makenga amakuru aratugezeho ku munsi w'ejo nuko yavuye hano za Bunagana yerekeza muri Rucuro. Amakuru twaje kumenya nuko n'ubundi yagiye ahura na forces zimwe na zimwe zigiye zitandukanye muri Rucuro. Ubu ndavuga aba basore be, dore ko uyu mugabo ngo rwose ahageze ngo morali irazamuka cyangwa se iriyongera mu bice byose agezemo. Bikavugwa rero ko mbere y'uko cyangwa se nyuma y'uko agera hariya hantu ngo hari byinshi asize abwiye aba basore, rero ngo bakaba ngo bongeye kongera imbaraga, aho biyemeje kwa ngo hari ibyo bagiye gukora nabo mu minsi iri imbere. Uyu mugabo ngo kubaboneka rwose ngo bari ni nka kibona umwe, niko bamutazira ngo ni nka kibona umwe ko kugira ngo uzabone General Sultan Makenga bigoye cyane, bityo rero ngo bakaba mwubaha. Uyu mugabo barakubwira bati ni umwe mu bagabo bashobora kuza rwose, hari nk'abakoroneri bamutumijeho cyangwa se baje kumureba, bakicara hano akabareba, buri wese akavuga ikibazo cye, yarangiza mukabona arahagurutse mukongera mukamubura, ariko noneho ibisubizo mukazabibona nyuma, mukazabona rwose buri wese n'igisubizo cy'ikibazo yazanye kigenda gikemurwa. Rero ntabwo biba ari ibintu byoroshye, hanegera rwose habamo gufata risike, umuyobozi damuka mwamubura ntabwo rwose rimwe mumubona gatanu kuri kagenzi kaho. Ni byinshi cyane rero twagarukaho cyangwa se twavugaho, ariko turimo gusoza kuko ndabona tugeze ku musozo. Ntekereza ko turabura amasegonda, sibyo? Turabura rwose amasegonda make cyane gusa, ariko turimo gusoza. Ntekereza ko uyu mwanya kuko twabanza ubwo tugasaba abantu mwese mudukurikiye mutarakanda kuri subscribe mukayikandaho, hanyuma abatarayikanda rero mukayi rwose, abamaze kuyikanda plutôt mugakanda like ndetse mugasharinga n'iyi nkuru, kugira ngo buri ko dushyizo ikiganiro rwose muzajye mubona notification ibabwira ko inkuru cyangwa se ikiganiro cyamaze kuhagera. Turabashimiye cyane rero, naho ubutaha cyangwa se no mu yandi makuru ari imbere. Yari Fighter, hanyuma rero mukomeze mugire ibihe byiza ndetse na weekend nziza. Ciao.